ndavuga mu magambo avunaguye kuko turabona ikirere gitangiye guhinduka kandi kuri gahunda turacyakeneye umwanya wo gushyingura iriya mibiri. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, honorable abagize urwego rw'igihugu ngishwanama, kwa muyobozi w'akarere ka Ngoma, n'icyubahiro Musenyeri Diyoseze Gatolika Kibungo, banyakubahwa mugize inama y'umutekano utaguye, ko visi perezida wa njyanama y'akarere ka Ngoma n'abajyanama, mugize njyanama y'akarere, abayobozi mu nzego zitandukanye mu byubahiro byanyu, bavandimwe inshuti mwaje kwifatanya natwe kuri uyu munsi, mu izina ry'umuryango Ibuka tubanje kubashimira. Turihanganisha cyane imiryango twifatanyije n'uyu munsi mu gushyingura abavandimwe babo babashije kuboneka imibiri yabo, tukihanganisha n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mwese muri hano. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, nk'uko twagiye tubyumva mu buhamya ndetse no mu kiganiro cy'amateka, jenoside yakorewe abatutsi yateguye igihe kirekire, iza gushyirwa mu bikorwa mu 1994, ikorwa mu gihe gito ariko itumarira abacu, kuko mu gihe cy'iminsi 100 yahitanye abatutsi basaga miliyoni. Turashimira cyane abarokotse jenoside babashije kuyirokoka, kuko bakomeje kwihangana bagakomeza kuba muri ubwo buzima bugoye bari batangiye nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, bakagera naho babasha gutanga imbabazi ku bari bamaze kubahemukira, kandi n'ubu bakaba bafatanyije n'abanyarwanda bose ndetse na leta ya FPR Inkotanyi mu kubaka u Rwanda. Turashimira ingabo za RPF Inkotanyi mu mbaraga zidasanzwe zakoresheje kugira ngo zirokore bamwe babashije kurokoka ndetse no guhagarika iyo jenoside. Tugashimira cyane n'abandi bose bagize uruhare mu kubasha kurokora abatutsi bahigwaga, ndetse n'ubu bakaba bakiriho tukibabona babasha kuduha n'ubuhamya. Turashimira ababaye hafi cyane abarokotse jenoside kugeza kuri uyu munsi muri imyaka 29 ishize mu rugendo rukomeye rwo kwiyubaka. Tugashimira leta yagiye ishyiraho gahunda zitandukanye kugira ngo abarokotse jenoside babashe gukomeza kubaho kandi bagire icyizere cy'ejo hazaza. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, inshuti bavandimwe muteraniye hano, kwibuka dushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizeho iyi gahunda, bidufasha cyane kongera kubana n'abacu no kubasubiza agaciro, kugira ngo tubashe gukomeza kuba turi kumwe nabo kandi tubahize icyubahiro bambuwe n'ababicaga. Bidufasha gusubiza amaso inyuma kandi kugira ngo tubashe kumenya icyateye amacakubiri ndetse no kugikumira ku buryo bwose bushoboka, kugira ngo ibyabaye mu gihugu cyacu bitazongera gusubira. Bidufasha kugira imbaraga nk'abarokotse jenoside, kugira ngo tubashe gutera imbere, kuko bidufasha kureba kure ndetse no gukora cyane ntiduheranwe n'amateka.
nyakubahwa mushyitsi mukuru, jenoside imaze guhagarikwa na RPF Inkotanyi dushimira cyane, hamwe n'umugaba wazo mukuru wari uzirongoje imbere, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame, jenoside yadusigiye ibibazo bikomeye byinshi bigiye bitandukanye, harimo amacumbi kuko nta wari ufite ahaba n'umwe, harimo ibikomere bari barakomeretse baramugize ubumuga bakoboye kuri iyo jenoside, harimo n'ibindi bibazo ndetse bijyanye n'ihungabana. Dushimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ko muri iyo myaka 29 irangiye abarokotse jenoside biyubatse, abenshi mukaba mutubona hano hamwe n'abagiye bacana imbere ndetse nabo mutabashije kuganira nabo, ariko benshi bari hano murabona ko bakomeye kandi bameze neza. Byose tubishimira leta y'ubumwe bw'abanyarwanda. N'ibibazo kandi bihari bigiye bitandukanye, dushimira ko hashyizweho urwego rwa Ibuka turuka ku rwego rw'igihugu kumanuka kugera mu kagari, bifite inzego z'ubuyobozi zubakitse zifatikanya n'ubuyobozi bwite bwa leta kugira ngo ibibazo byose bitandukanye abarokotse jenoside bagifite ubuzima bukibagoye bafatire hamwe kugira ngo nabo babashe kubabungabunga. Nyakubahwa umushyitsi mukuru, jenoside yakorewe abatutsi igomba kudusigira amasomo akomeye. Ingengabitekerezo ya jenoside nubwo yakomotse ku bazungu b'abakoloni, ariko ntiyaje ngo yinjize mu banyarwanda, ahubwo bamwe mu banyarwanda bayakiranye yombi ndetse bayishishikariza abantu imyaka myinshi isaga 30 kugeza ubwo ishyize mu bikorwa. Ingaruka zayo kandi zagize ku banyarwanda bose muri rusange n'igihugu cyose, ku buryo umuntu wese ahari ubu yakagombye gushyira hamwe n'abandi kugira ngo dukomeze twubake igihugu cyacu, twubake u Rwanda rwacu. Twese uko duteraniye hano ndetse n'abatari hano n'abatwumva, turabyara, ari abarokotse barabyara, ari abagize uruhare muri jenoside barabyara, ndetse umuntu wese ahari mu gihugu aba yifuza kubyara agatera imbere, ariko nta watera imbere akomeza kwimakaza ingengabitekerezo ya jenoside agamije kurimbura abantu mu minsi iri imbere. Twese duharanire kubaka ubunyarwanda, duharanire kubaka igihugu cyacu, kuko niyo ngobyi yacu twese, niwe mubyeyi mukuru tugomba kubungabunga kandi twarazwe na gihanga. Twahisemo kuba umwe kandi dukomeze twibuke twiyubaka. Murakoze. Arakoze perezida wa Ibuka. Kugira ngo turebe ukuntu twasiganwa n'iki kirere, umuhanzi Nyiranyamibwa yatwihanganira ahubwo tugaha umwanya